Inshuti zanjye tumaranye igihe kuri iyi chaîne ya YouTube, ndabashimiye cyane uburyo mukomeje gukurikira ibiganiro mbagezaho, uburyo munyereka ko mubikunze, mboneraho kongera kubasaba kujya mubisangiza n'abandi, mukananshyigikira mukanda aho ngaho hari akaganza kareba hejuru, ni ukuvuga kuri like, gukunda ibyo nashyizeho niba bibashimishije, ariko bitanabashimishije nabwo mu rwego rwo kunshyigikira mwakanda kuri ako kamenyetso k'igikumwe kireba hejuru, hanyuma mugakanda kuri share cyangwa se partager bitewe n'ururimi YouTube yanyu irimo, mukabisangiza n'abandi, hanyuma kandi mukibuka gukanda kuri kariya kazogera kari iruhande mu nguni y'iburyo kugira ngo ninzajya nshyiraho video nshya mutazajya mucikwa. Waba ufite n'akanya ukagira icyo umbwira ku byo mbagezaho, ni ukuvuga kujya hari handitse comment ugashyiramo ibitekerezo byawe, ukagira icyo umbwira ku byo nakugejejeho, cyangwa se niba hari icyo wifuza kunsaba nzashyiraho, ukajya muri comment ukandikamo ibyo wifuza. Hanyuma kandi mukomeze murebe iyi video kuko ndaza gukomeza mbagezaho ubumenyi rusange bugendanye n'ibyiza byo gukora siporo y'amaguru cyangwa se imyitozo yo kugenda buri munsi iminota iri hagati ya 30 na 40. Murakoze cyane. Mu buzima haba imyitozo ngororamubiri itandukanye abantu bakora kugira ngo bakomeze kugira ubuzima buzira umuze, abandi bagakora siporo z'umwuga nk'akazi kababeshejeho, ariko hari indi siporo yoroshye kandi ifitiye akamaro kanini abayikora itanagombera ibikoresho runaka. Iyo nta yindi ni siporo yo kugenda n'amaguru. Abahanga mu miterere y'umubiri w'umuntu bavuga ko amaguru yombi afite 50% by'imitsi iri mu mubiri w'umuntu, bityo na 50% by'amaraso akaba atembera mu mubiri anyuze muri iyo mitsi. Ubuvuzi bwa gihanga n'ubuvuzi bwa kizungu bwombi buhuriye ku kwemera ko ibirenge ari ingingo z'umubiri w'umuntu zishobora kugaragaza ko afite ibibazo mu mubiri cyangwa se afite ubuzima bwiza. Niyo mpamvu abantu bafite amaguru afite imikaya ikomeye, ni ukuvuga muscle, kubera kuyikoresha siporo usanga n'imitima yabo ibimeze neza. Uko umuntu agenda asaza, ubudahusha n'umuvuduko wo kohereza amabwiriza hagati y'ubwonko n'amaguru cyangwa se mu birenge bigenda bigabanuka kurusha uko biba bimeze iyo umuntu akiri muto. Uko igihe kigenda gishira, ibikomeza amagufa bizwi nka calcium nabyo bigenda bigabanuka ndetse bikageraho bigashira kubera izabukuru. Ariyo mpamvu abantu bashaje bagira ibyago byo kudakira imvune z'amagufa byihuse. Bityo gukora imyitozo y'amaguru ugenda buri munsi bukaba ari bumwe mu buryo bwongera amahirwe yo gusaza ufite amagufa y'amaguru atavunika ubusa n'imikaya ikomeye. Ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gisakaza amakuru arebana n'ikoranabuhanga mu bumenyi bw'umubiri w'umuntu, gikorera mu isomero ry'igihugu ry'ubuvuzi National Library of Medicine, bugaragaza ko 15% by'abarwayi bashaje bahitanwa n'imvune z'igufa ry'ikibero mu gihe kitarenze umwaka umwe iyo bagize impanuka yo kuvunika. Gukora imyitozo y'amaguru ntabwo bigombera imyaka runaka, kuko no ku myaka 60 cyangwa irenzeho umuntu yabikora. Kugenda n'amaguru ni siporo ya buri wese. Nubwo amaguru cyangwa ibirenge by'umuntu bigenda bisaza uko imyaka yiyongera, gukora imyitozo y'amaguru ni ibintu buri wese yagombye kugira ihame mu buzima, byibuze ugakora urugendo rw'intambwe 10,000 buri munsi ubishoboye kugira ngo ugabanye umuvuduko wo gusaza. Muri make, niba ubishoboye, genda n'amaguru byibuze iminota 30 cyangwa 40 buri munsi kugira ngo imikaya y'amaguru yawe ikomere, ari nako wiyongerera amahirwe yo kurwanya indwara zifata umutima.